Baby. Meze neza. Abandi bandi. Yatubwiye ngo tumuherekeze. Bro nibiki mumuherekeze wanje ibyo ngashaka muvuga. Yarasanzwe hazi. We nibiki we kumfotora man. Mani kura ivyo bintu ngaho man. Mani mumvire imbere umuryango tuvuganira. Nyine gwino tuvugane. We nibiki amasaha kuzabira abantu. Sise nuko ko waje watwaye ibyanje. Ibyo nje kureba. Ufise video ndagutwara ibintu byawe uri kuravuga. Nagutwaye ibiki. Uzi ko mwasaze? Ese niyo ngura tubwira. Yego niyo ngura. Ese ntabwo ziri gukurye. Ntabwo ziri gukurye. Ntabwo twebwe ziri gukurye. Komeza uzero. Ufuko biri seriye wa? Baby, oya reka baby nukuri kwimana nta bintu byawe natwaye musabira imbabazi mubwira bimureho baby mubwira nukuri kwimana baby turasubira kugunane nukuri sinabiguhaye ibintu byawe none sinabiguhaye. Rent time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni sawa show ndacyari MC set nkuko bisanzwe. Hanyuma rero uyu munsi nakoze urugendo kandi urugendo rutoroshye. Nakoze urugendo rujya kungana hafi n'isaha n'igice. So hari inkuru ushaka kugira ngo turebane twese. Ngiye ngubu ndi kwitara ndetse kandi ndamuze kuyikurikirana ngo ushimira uri buze kwitangira. Nizeye ko turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru. Wewe wakoze subscribe w'ingenzi naho utarakora subscribe wibuke gukora subscribe kugira tugutubana mu biganiro bikurikirana inkuru zitandukanye tugenda tubagezaho. Hanyuma rero namaze kugera muri quartier zaho uje kunyereka iyo nkuru ari. Reka muhamagare yegere hano noneho atubwire anadusangiza ukuntu ibyo bintu byamugendekeye. Yambwiye ko ari ibintu turi buze kuganira tubonanye. Bimeze bite sisi? Neza ndagira ngo uze kongera kwijwi no kugira abantu badukurikiye ibintu bibasha kugenda neza. Bebye nyine bimeze neza. Nyine njyewe ikintu nshaka kugezaho hari umutipe nyine twakundanaga n'isheri wanjye. Yego. Ariko uwo sheri wanjye yaje kunsura aza kunsura mu rugo tumurana iminsi. Agiye gutaha mbura ibintu se ni ibiki wabuze? Debye ni machine nakoreshaga. Tarangije machine wakoreshaga ibiki? Ndayikoreshaga nyine mu bijyanye n'akazi. Tuganira ariko tunareba ari. Yego. Rero ikintu nshaka kubwira urebye nyine abatipe muri iyi minsi ikintu nshaka kubwira abagenzi banjye. Abakobwa bagenzi banjye. Ubwo ni nk'inama ushaka guha abakobwa bagenzi banjye? Nshaka inama uko ukuntu bagomba kwitwara. Kwizera abatipe b'iki gihe biragoye kuko nk'uwo nguwo nagiye ku muganga nyine muganga wanjye ambwira ko ari we nyine watwaye ibyo bintu umutipe dukundana. Umuganga uvura ibiki se? Ubwo ni umupfumu? Urebye nyine nk'umupfumu. Tuganire tugenda rero aho tugiye urahazi se? Yego ndahazi ati ndahazi. Wari wambwiye ko turaza kugiwe. Twagiye nta kibazo twaganira tugendana. Aha Nyamuhunga akimara kuza rero nibyo arimo kutubwira. Akimara kuza yaraje nyine buri ibyo bikoresho bibuze. Ubwo nahise nyine nshakisha njya ku muganga muganga wanjye usanzwe mvura andebera nyine ibyanjye. Bivuze ngo ukunda kuraguza se biriya bintu birakunda mwana? Urebye hari aho bikora. Nuko uwo wawe usi ukurebera arabikora? Arabikora. Ukimara kumugeraho rero yarakurebera akubwira ko byagenze gute? Yarandebeye ambwira ko ari uwo mutipe dukundana wabitwaye. Nandeho nyereka akayira tunyuramo. Ngaho tugerageze dushunguze uburyo mwete mfite n'akandi kazi mbasha kujya mu zindi gahunda. Akubwira ambwira nyine ko arabitwaye. Igihe nyine agiye kubireba arabihakana. Nyine bijyanye kugira ngo tumenye ko ari ibiseko byanyange. Ibyo bibagira kugenda kuri nawe ufashe kubireba. None se ubwo ndagufasha kubireba gute ko narumiye? Nese muganga yakubwiye yuko nugerayo ari ibiki gikurikira? Hari kondisiyo muganga yaba yaguhaye umukugiwe kugira ubukore muganga hari icyo yaba yakubwiye ukasaho?
mbese nyuma yaho nitumara kugera kugenda njyewe ni kugira ngo ngende n'umubazi kuko n'amazi yanga ko ntibyemera cyabitwaye noneho nitumara kugerayo n'iki kirakurikira urarwana nawe ushaka kwereka abantu umujinya cyangwa hari ukuntu abakobwa tube tugenda hari ukuntu abakobwa ngo bacira umuriro bajumbitse ngo babivuga gute bacira umuriro bajumbitse amazi so rero ubu hari igihe wasanga urimo kwiganiriza gutyo ugasanga tugeze ibintu birahindutse none kuki utagiye mu nzego z'umutekano ahatuye kugira ngo bibe wamureka inzego z'umutekano buriya ntabwo wagenda nta gihamya ufite ugiye kurega umuntu njyewe nta gihamya mfite nimba ari muganga ni muganga wanjye nyine ntabwo nyine abayobozi nabwira ko ari muganga wambwiye ko arabitwaye nta gihamya twese dufite rero nagira ngo tugende tujyeyo ujye kumureba nyine tunyarutse kuko mfite izindi gahunda ngira ngo rero nk'uko murimo kwibona umukobwa aragira ati umusore yaranyibye ndetse kandi hanyuma twari tumaranye iminsi tumaze kugera rero aho umusore atuye reka tumenye ikiraza gukurikira kuko amaze kutubwira yuko ngo nitumara kuhagera arifashisha uwo muganga reka dukomeze tugendane nizere ko turaza kugirana umusozo ubusore bwakarimo yego ari bibiri byiza tumeze neza aba ni bande yari yatubwiye ngo tumuherekeze bro nibiki mumuherekeze iwanjye ibyo ngashaka umuvuga yarasanzwe ahazi we nibiki we kumfotora mani kuraho ivyo bintu ngaho mani mumvire imbere y'umuryango tuvuganire nyine gwino tuvugane we nibiki amasaha kuzabira abantu hariho umusaza wawe hari ibintu biki bikuzanye kuruza wenyene ikinzanye hano nawe urakizi nibiki nta kimwe nzi nuko zitwari watwaye nje kureba ndagutwara ibintu umugende turavuganira hariya mani ibintu muko murazanye mani reka kuko umufilima wewe genda hariya oya ntago ari kumufilima ntago ari kumufilima negereyo rero hama nibiki kuzaniye abantu ngaha bro mani reka kunega ibi bintu mani ibyo ndamukinzanye aha ngaha urakizi nigiki urakizi kuko kuba dukundana je nawe ntago ari kwa dukundana se nuko ko waje watwaye ibyanjye ibyo nje kureba ufise video ndagutwara ibintu byawe uri kuravuga nagutwaye ibiki uzi ko mwasaze ese niyo uratubwira yego niyo nkuko wabimbwiye cyangwa uramubeshya uye ntago mubeshyira kuko njyewe umuganga wanjye wabimbwiye ko ari ubifite mani uri kurizera nubwo ubucucu ngaho ufise umuganga ufise umuganga urukundo rwanje nawe urugiyemo abaganga mani gerayo hariya mani urukundo rwanje nawe uruzanyemo abaganga urukundo rwo kuzugatwara nyine ni imashini nkoresha mu kazi ndabira buno bucucu wala niyo nje kureba kandi njye ndabizi neza ko ari hiri kuko yarabimbwiye umuganga wanjye ngo nagutwaye mashini uwo muganga ari hehe uwo muganga abantu b'ubucucu bariko baragukura amafaranga yo muzana tukayarya mu inkoko ushaka kumumenya oyani ndamumenye kandi araba bateka mu uyu nguyu murazira uyu turazinanye ariko sinari ko afise ubucucu nk'ubu none ko wumva ngo wamusuye yari yambwiye muherekeze tugire ukuntu tubiganira tujye n'inama waramusuye kandi watwaye na mashine yakoreshaga mu kazi ko nasohotse umbona nasohokanye iki gutuja kwizera abantu b'abatekamutwe muri ubwo buryo ahubwo genda mumvire ngasi bakeneye no ngamani n'urukundo rwanje nawe rurarangiye ndaje se ntabitwaye ubitware biri hehe ngaho nari nzi ko umuntu muzima igihe cyose twabanye sinari nzi ko abatekamutwe bo kwegera muri ubwo buryo abatekamutwe wowe nyine uri kubihakana mani bro duheshimiyane mani turekane n'iki gicucu ufise b'abaganga ndavyemere se ari ivyo niba koko ibyo bintu bifite wabimuha ndabifise niba twari babiri muzu nkasohoka hari ibintu wambonanye wewe ibyo bitekamutwe baguciye ngaha niba uri kubihakana reka kashagenda hariya bro mani duheshimiyane mani murekane ikirofa sawa nawe wabimuhaye ndabimuhe se atavyo ofisi urabibona reka ndabibona he sawa kora ubutekamutwe bw'iwawe ngiye guhamagara muganga ari ubyemeza uhamagare muganga ubwo uhamagara imana muganga se niri birangura ngaha hamagara imana ibirofa daki ako bro man aba baby nk'aba ntibabaho nari nzi ngo ni umunyabwenge ariko yana ni rofa allo wa mtipe nera mugezeho ari kubihakana neza yamba yangize umusazi nemera iki ivyo ni ibintu noja kwemera aracyari kubihakana yangize umusazi
bakunda abandi bahemukira abandi bantu n'abantu bahemukira abandi bantu n'ubundi bikorwa byitwara ku kiganza kwerekana ko bitajyana usanga reba ubuso bwawe hejuru yego ndumiwe kabisa guhura n'umubebi w'irofa nk'iyo daki ngo nagutwaye mashini nta bindi ivyo aho na sindoro mutarasaze nani bro mukora ivyo mushaka reka urumva ubwo guteka mutwe Yesu kamera nta kintu uri kubona reba hariya hejuru nta kintu uri kubona Mwana we muganane se ntabwo turi buturye ntabwo turi buturye ntabwo twebwe ziri buturye komeza wizero uko biseye wa abe bebe ibiki oya reka bebe nukuri kwimana nabi ndabona twaye musabira imbabazi mugabanyirize nyine yemeye kubimpa none se muganga ngo yemeye kubitanga none se ibi bintu bimanutse bitengeye nagize ubwoba nari nanirukanze biragarutse agiye kubiduha mubwira none mubwire birimo byose ni kuri kwimana mubwire birimo byose mubwire rero mubwira ngiye dusanze birimo ushatse wamureka biracyahari kuri kwimana mubwire muganga mubwira none azikure nukuri mvura muzabira imbabazi nukuri kwimana mumuzabira imbabazi mubwire nukuri kwimana sista mubwire nukuri kwimana imyaka 5 dukundana mubwire yaramaze kubimuha wamufasha imbabazi mubwire imyaka 5 dukundana nukuri kwimana akantu kamemashini yonyene mubwire bebe nabikwaye ariko niba urimo kunyumva wabanza ukamufasha bikamuvaho kuko ntabwo ndi kukumva neza urabona ko bikiri ibibazo hano mubwira bimureho mubwira n'ukuri kw'imana bebe turasubira tukundane n'ukuri sinabiguhaye ibintu byawe none sinabiguhaye oya bebe n'ukuri kw'imana byo nari nabyigitse sigwara kubitwara mubwira bimureho uramuzanira imbabazi zanagiye aho muga kuri iki gikorwa bimaze kuba nagiye mbona ibintu byinshi cyane ariko ibi byo ntabwo byoroshye niko nabivuga none urabona dukora isi yose bitureba ibi bintu mubikora gute cyane ndi niko nasubirana zinagiye mwe muretse twumvimuka abantu babiyitirira abantu batwitirira inyamuneka umuntu bazarya amafaranga ye bamukorera ibyo bagomba kumukorera hatararenga iminsi ajya amamagara kuri icyo gikorera ngo
nyuma y'iminsi ingahe bataramufashije? hatararenga iminsi kuko amagara kanagera neza ubundi kinga muri kanga ikindi kutuvura indwara ndimo ntaraguteza abantu nanjye nakanze kumuneza abantu ariko ntuneze nzi mureke twumve ongera usubiriremo ku zindi ndwara muvura ku zindi ndwara muvura bari barimo gusakuza ntabwo numvishe. Yego ndakumva. twebwe tuvura amarozi y'amatekano amahuherano ndetse n'abagore batabyara tubafasha bakabyara bakibaruka hanyuma abantu dutanga n'umuti wo gucuruza sa umuti bita uwishaba hanyuma umuntu wifuza ubutunzi rero nawe tumukorera muri kaka nta kibazo abantu bari amafaranga batugana tubafasha tubasha kubona ibintu byinshi cyane abantu twitira rero twebwe dukoresha ihembe cyacu cya Karundo aho waba uherereye hose twe turagufasha abari hanze y'igihugu dukoresha uburyo bwa WhatsApp tukababona online bigakunda bikafasha umwana wanjye sawa urakoze. reka nguhereze uyu mumama niba ari umukobwa sinzi nibagiye no kumubaza muvuganaho gato ndumva amayinite ashize. nimero zawe ndaza kuzimwa. reka ngushimire cyane umaze kubona iyi nkuru tumaze kugusangiza nkuko nari nabikubwiye ko twakoze urugendo kandi rutoroshye. ndi kumwe rero na wa mushiki wacu ngira ngo mumaze kubona uko byari bimeze none n'icyo wabwira abantu rero. uno muganga n'umuganga w'ukuri ntabwo ari abatekamutwe nyine abakobwa nyine cyangwa n'abandi bantu nyine bagenda biga ibintu by'abandi cyangwa abantu bagenda batwara ibintu by'abandi bagakwiye bose kujya bajya kumureba. uzashaka uno muganga azambwire muhe nimero ye ajya kumureba. uyu uza kuyima nta kibazo ndaza kuyishyiraho ndayiguha nta kibazo. reka ngushimire cyane we tubana kuri sawa show na MC Seti nk'uko bisanzwe. Imana ikomeye imigisha itagabanyije dusubire mu biganiro bikurikira.